Naindi kugira abantu ko nashize budget ya milioni 100 yo kumvuga gusa. Any place where kubera ko amazina yaje bagita World Remit, Money Machine, Western Union. Bikimara kuvugwa na nyiri bwite yarameze nkuko joro rutoki mutubona tw'impyisi ubu yihamagariye uyu we rero abumva bakanavuga ururimi rw'urunyarwanda urushinge rw'isa rwateraga buri munota nabo bari kwamamaza izina rye kurusha dukingizo kuri radio ngo bakunde baronka umufuko w'intote zanapfumurinda yatemarigwe abaye anarya amafaranga. Yes, ndasaze mana yanjye ndasaze ni abandi bose barorera Profete Joshua, ni abandi bose barorera Profete Joshua nzamuhora newe Joshua Profete Joshua ATM machine nasaze Profete Joshua malawe ATM machine manigani ndakuzwa giye ukora ibitangaza byinshi Profete nasaze Profete nabana Profete Joshua na undi mukiruba usije Profete Joshua Profete Joshua Profete Joshua Numugabo gaburira abamugaba ibiganiro bimutakagiza ngakunda ganza abandi bagabo bivuze ko akunda icyubahiro kuruta ikisazi kunda hari impumuro y'ibyavuye atavugwa ni Profete Joshua niba ari ubwa mbere wumvishira izina nusanzwe urutoki rwose ruri kuzunguza video kuri TikTok n'izindi mbuga zose zirebwaho n'abatabarika nuri kurenza umunota utaragwa ku muntu uri kuvuga iki gitangaza cy'umugabo nuri kurenza ngo utaragwa kuri video y'umugabo asa nk'uwitaka birenze uko ndi kubivuga ubu kuva ku ruhinja rw'amezi 9 cyangwa n'urwo bagisama mu nda rutegetswe kurira mu izina rya riti Profete Joshua bakarunagira ngo miliyoni 100 aho waba uri hose ururimi rwawe nirubyinira mu kanwa ngo rubyara izina Profete Joshua ku karubanda ngo byibura uruhame rw'abantu bakaryumva ngarakunagira ifaranga ku buryo nunarisamana ingufu nkeya uburemere bwaryo burakugeza kwa muganga Faisal kubera ibikomere bwo kwisekura hasi ubanza nanjye namenya ko namuvuze undi burari n'abaye Bill Gates cyangwa Sine Gerard uyu mugabo akirangeza gusaba ko buri wese umuvuga amazina ye cyangwa akamwita umuherwe w'umugwiza atunga mu kirigita faranga ATM machine iyi ni machine iruka ifaranga n'andi mumuziho ubikora utyo arahabwa mu izina rya Yesu nakarahabwa akayabo ka miliyoni 100 mu kanya gasa nkako gusura akimara kubivuga wa mbere yagaragaye ngari kumurota ari no kumanywa kwere undi nawe yubaka ibyondo nk'ingurube yivurugutana imyenda yera nk'igishura cya Yesu undi yegura gitara aho yari yarayegetse nishaka ibirimo imirayi arayivuza paka ivuze Profete Joshua niba barika bamuvuze n'ungundi rukangundirijwe nka kurundira ubumenya ha wisanze kuri channel yitwa Imeki Videos ndakubwira kanuko kandi abo ni bandi bazindutse isaki tarabika bakajya mu bisyo gugoro abagitari n'abandi bundi umugabo ufite ifaranga riruta kuri impapuro za Bibiliya ni muntu ki aya mafaranga asari kugiranwa n'inkomoko yo kwa mahembe se wababise kibigwise kwikuzimu Satani koko inkomoko yayo bifitanye ihuriro murakaza neza wowe umusore wisanze mu isanzo yo kubasakaza ibisese ngo bigusiga mu isi yo gusobanuka murakaza neza mu murwa mukuru w'ubumenyi kw'isi ni Imeki Videos niyo YouTube channel iri kuba ibitarabaho TikTok ni Sanchita umusore usobanura ibisobanuka ni Sanchita murakaza neza mu mateka y'umugabo ugoye kumumenya byimbitse kuko numuvuga utaravuga ifaranga uraba wibeshye ikaze Di legende mu kujugunya amafaranga ni number 1 yego urwego ngezeho Joshua nago ndi mu rwego rwo kwemeza abanyarwanda kubera bira bintu kuri ngewe ni totubu nabikoze iki kinini uyu mugabo wirata kuruta injangwe yagiye agaragara mu bitaramo by'ibyamamara bamenaho umuvu w'ifaranga ngo yasimbuka igahita ice ku mugongo banzu byumve neza mbere yo kumenyekana k'uyu mugabo mu Rwanda nta muntu n'umwe waravuzweho kumena amafaranga atabari kasi ku butaka ari kuyaha umuntu nko kumushimira cyangwa kumufasha imbere y'ibihumbi by'abantu babirora
uyu Prophet Joshua rero kuri w'ibyo n'ubusa ngo guhekenyeshwa leta kuko tariki 23 kuboza mu 2023 mu bukwe bwa The Ben n'umugore Pamela Prophet Joshua yagaragaye ari kujugunya amafaranga kuri The Ben n'umugore we angana na miliyoni 3 mu rwego rwo kubashyigikira bidatinze buri munyamakuru wese amwandika mu kinyamakuru cye uyu nawe akaryoherwa no kuvugwa bituma ajya azindukira mu birori n'ibitaramo bikomeye by'abahanzi n'abandi ba stari hari n'akanyenyegize inote muri ibyo birori ngakunde yubahwe yamamare yanakundwe ariko bitewe nuko mbere y'ubukwe bwa The Ben yamenaga urufito rw'inote hasi ku butaka leta yamuhaye agasopa k'icyari icyaha cyo gutesha ifaranga agaciro abanyarwanda nawe bose bamukira kumenya ko burya ari bigize icyaha kumena amafaranga ku bushake hasi mu ruhame nta n'umwe ibi wari ubizi Prophet Joshua nenyuzwe nyuma yo kubisabira imbabazi yagaragaye mu bindi bitaramo cyakoraho ayamena ku bitambaro uyu yanatume mu gitaramo cya Platinum P na Neringabo cyo kumvisha abantu indirimbo ziri kuri album yabo ni ku itariki 29 Kanama 2025 mu kumutumira ngo bamwakire mu kajagari mbese ngo bamuciye amazi bidatinze kuko guhera ku ndirimbo ya mbere kugera ku ya nyuma yumvaga nta zina rye yumvamo bavuga ahaguruka yihuse izuba riva n'akamatara yaka avuga ko rwose abemere miliyoni 5 ku munsi ukurikiyeho nk'ikiguzi cy'iyo album y'izo ndirimbo zabo kugira ngo akunde agaragara bukeye bwa isake yabitse n'ababyuka babyutse imbere ya kamera yabivuze ntacyo yikanga ko nta n'urutoba yazabaho ngo bamwakire mu buryo butanejeje nk'umukire avuga ko nta n'ijana bazamukuraho kuko bamwakire mu mwijima boshye igihunyira naraje bama invitation umuntu waje kunyakira ntago ari umuntu womba kunyakira a mon calibre aho baranyicaje ntago ari ahantu usanzwe nicara nubwo njya mu kiriyo yego nta binyamakuru byambajije njye gutanga miliyoni 5 for what mibyubahiro byanje umuntu uraririmbye urarangiza indirimbo utamvuze kuzina kandi wanumiye ng'umuntu uzwi ng'umukapo ukavuga abandi utamvuze oya nise ko bari nise amafaranga wari utanze kare yo kubafasha kubafasha kandi bifashije twonemo turi kugura album yego album bategura no kubyira event yo mu Rwanda bazayimingewe nyiyobore ngewe nyobora ama event mu Rwanda umukire baramutegura kugira ngo nje kure kuri byanje hariya bakabona ndafunika iyo kuvuga Falal kuririmba abede wangu ngamashona nangai nakoseta wa ari kuririmba abed ashur kora hariya mu ndirimbo ukavuga I salute Prophet Joshua, my big brother. Ukayitangira ukavuga ukaririmba ukongera tena ukamflasha arambara neza ararenze ukaje ureke no kuririmba aho nari nicaye ntago wakwiriye ntago nyicaza ntago nambara ibintu bya miliyoni 10 ukajya kunyicaza mu mwijima bivuze ngo witwa Prophet Joshua kizeho umucyo amafaranga yemereye Platini mu kumva album yabo na Neringabo nta yazaba haba kure y'amaso bakure y'amaso ago nzayitanga uyu mafaranga yabaye menshi nkuko bamwe na bamwe natwe mu rugutaha buri mibu buryo yatangiye kugaragara ku mashusho ariko yatagaguza ku meza kwa 17 no kwa 18 kubuza mu 2025 ribu yataye muri iyo mbabano batanu harimo na Prophet Joshua bakurikiranywe icyaha cyo kugayisha ifaranga ry'igihugu no kuyatakanga kado uyu Prophet Joshua akurikiranwaho n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we gusa mu nyuma tariki 30 kuboza mu 2025 bararekuwe mbere ko twinjiye igitabo cy'amateka y'ubuzima bujimijemo ifaranga rifasha batifashije kuryifashisha rikabafatisha ifatika ngira ngo wumvisha ko kuva ku itangiye kujya none umuvuza n'ushyiramo ifaranga n'isengesho ritarimo amen uko ubu tuvugana nkeka ko ahubwo narara muri ho isaka ya minote nka matora ye uyu yavukiye amezi 9 nk'abandi bamwita Herald Safe Joshua yavukiye Katanga muri Repubulika Iharanira Leta ya Kongo ntiyavukiye mu buzima bwiza se yari umwarimu naho nyina ari umucuruzi usanzwe avukiye mu buzima bwuzuye inzara nka yindi bitamuhata igicumuro ku buryo inzara yamurukishije amaraso yewe no muri gereza yarabakomangiye yitigisa ngo bamufunge byibura bo n'impungure zo kurya baramutenguha nibamufunga uyu kandi mbere y'ivuka rye nyina bamuhanuye ko azabyara umuhanuzi w'Imana biza gutuma aza kwita prophet bivuze umuhanuzi n'ubundi yigiye muri Kongo mu 2004 aza mu Rwanda gukomeza amashuri ye mu Rwanda igikondo ikigali uyu nkomoko y'urufito rwavuga ko yaturutse mu buryo bumwe aho yari ari kubwiriza umumama ararira ati igihe wabwirizaga nakubonaga mu mwana wanjye w'imfura wapfuye biri kumbabaza kubona ubwirizanya inkweto icitse umubyeyi yamuhaye urufufumba rw'inota ariyo yatangiranye mu bucuruzi bwe kuko ngiyo nkweto yambaraga abantu bayitiriye ubwato bwa Titanic kuko rwari runini rucitse nk'urwari ifunguro rya za nyamaswa tworora mu nzu atari ubushake bwacu ahubwo ku bushake bwazo kuko zizana yahawe n'uwo mubyeyi yangana n'ibihumbi 3 by'idolari ry'Amerika ayashora mu bucuruzi bwa peteroli nyuma yo kunguka shinga iduka yagura mu mabuye y'agaciro ngo naho iri rifanga turi kuririmba riri gukomoka
nyuma y'uko mu 2004 aribwo yinjiye mu Rwanda nko kuza kwigiramo, mu 2008 yasubiye ku ivuko muri Kongo, mu 2012 agaruka mu Rwanda, mu 2013 arungura umunyarwandakazi bararushinga. Mu 2019 kuboko hejuru idarapo hirya yemerera umugore Imana abantu n'amategeko ko yemeye ko bazabana karamata. Aha ni ku Muhima Kigali, ubu bafitanye abana 4 babana mu mujyi wa Kigali. Ibikorwa bye by'ishoramari biri mu Rwanda harimo imodoka 6 buri mikodeshwa miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Naho kwivuko muri Kongo hari imitungo yitavuga igihe gito. Uyu ararimba nkwi bihenze agenda mu bihenze, ariko mbere yuko amateka yato yashyira akadomo uyimakaza ibimpaka y'umwisi umukire kandi we yishakira kumwita umuherwe. Bundi umukire ni umuntu ufite amafaranga n'imitungo bihagije, yaba inzu, imodoka, ubucuruzi cyangwa amafaranga byo kwitunga neza. Hanyuma umuherwe ni umuntu urenze umukire cyane, ufite ubutunzi bwinshi kurusha benshi, ufite amakampani, ibibanza n'imitungo byinshi. Bikabwirwa ko itariki itazwi neza, isaha itazwi neza, umwaka uzwi neza kari mu 2026, Prophet Joshua ku rubuga rwe rwa Instagram na TikTok yabivuze bose babyumva ko umuntu wese byibura ukurikirwa n'abangana n'ibihumbi 100 kuzamura uvuga izina rye nka Prophet Joshua cyangwa Money Machine, Visa Card, Western Union, World Limit, Banque Mondiale n'ayandi, niyo wamwita umukire gusa. Kuvuga iryo zina gusa yivugiye kuri buhabwe miliyoni 100, umunyarwanda nawe yumva kubi. Kagarara yabaye umwe mu bambere bakoze amashusho agaragara ngo ari kumuruta nk'umugwiza faranga. Prophet Joshua muhembera kuri bose babiri bakunda. DJ Bende umubyinnyi uza mu bambere mu Rwanda mu myenda yera yoboka ibishanga garamamo amuramye. DJ Pink umwari nako umwangavu nako umukobwa ari kutangaje kuko arya nk'uwicaye imbere y'inkono. Uyu nawe hagaragara ifoto ahetse Prophet Joshua, hanyuma Patino nawe umunyarwenya bivuga bose tubyumva ko ngewe kuva uyu munsi nzajya mvuga Prophet Joshua, naba mbishaka naba ntabishaka, nayuye mbyutse n'indyamye nanasinze. Uyu niwe mukire mu bakire ahangaha twigeze dutunga, ufite amafaranga akanabigaragaza akanagira na fact. Bisusa umunyarwenya wundi yegura gitari nkaho turi kuri Saint Valentin aririmbira uyu mujejeta faranga. Abandi nabo bandi kugeza ubwo buri munyarwanda wakoze ibyo yahawe amafaranga, ahari bamwe yaranabasajije. Bana yaje we Prophet Joshua mane kuko barayahabwaga na Bende yitangiye ubuhamya ko ifaranga afite ryatumye ahaha nk'uhashye bwa nyuma, kuko byose byuzuye iwe. Ubanze ibura rya peteroli ryiwe wasanga ikigega cye cyuzuyemo peteroli y'isi yose, ngubu abayeho neza. Ariko se amafaranga y'uyu mugabo adashira ko kari kuva mu mitsi ye nk'uwo yavunikiye, cyangwa nk'uko bamwe bari kubigwigwisa ngo yayakuye ikuzimu? Aha ndi kwibaza gusa. Niba unyuzwe n'ibikunyuze mu mutwe nk'umenye nyemere unkande subscribe wawe w'ibyiza kuri channel Image Videos. Ndanjyanye nk'ibura rya essence na peteroli ku isi, nzagaruka nk'umurebwe w'inote za Prophet, nako nzagaruka nk'umuherwe uzaba w'ubumenyi buzabakiza namwe. Ngendi Sanucira.